uwarubuza amahoro nayakire. Hari ibintu bikubujije amahoro, ndavuze ngo yakire. Yakire mu izina rya Yesu. Akira amahoro abanzirize igisubizo cy'icyo wasabaga. Akira amahoro abanzirize intsinzi y'urugamba ruriho. Akira amahoro abanzirize kunesha kwawe, maze amahoro abanzirize asa naho ashashe mbere mu mutima wawe. Nguhaye ikaze mwene data, inshuti nziza, dusangiye ijambo ry'Imana rica kuri Duhumurizanye TV. Tuguhaye ikaze. Ndagira ngo uyu munsi mpanurire ubuzima bwawe. Umwuka w'Imana hari ijambo mpaye ngo turisangire. Ese uriteguye kwakira? Ni mwene so Revera Pasteur Ndorimana Edouard. Ndabasuhuje mwese abadukurikiranye, Imana ibahe umugisha. Munyemerere tubumbure Bibiliya zacu dusome 200 gusa. Ariko nidushake 2 irahagije. 2 sinyirenza kuko ndashaka kuguha message mpawe. Uyu munsi hari ijambo Imana ishaka kuvuga ku buzima bwawe. Uyu munsi hari ibigomba guceceka. Uyu munsi ntabwo ari kera. Reka tubumbure Bibiliya gatoya kugira ngo dufungire muri iki cyanditswe. Mu gitabo cy'umwanditsi witwa Yobu, igitabo cya Yobu nubwo cyanditswe na Mose, cyanditswe na Mose, igitabo cya Yobu, mwanditsi wacyo ni Mose. Igice cyaho cya 34 n'umurongo wa 29 n'umurongo waho wa 30. Hari ijambo rivuze ngo reka tujyane. Iyo itanze amahoro, ninde wabasha gutera amahane? Point d'interrogation. Icya kabiri, iyo yitwikiriye, ninde wabasha kuyireba? Uko yagirira benshi niko yagirira n'umwe, kugira ngo utubaha Imana atima, kandi ngo atagira utega abantu umutego. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Nashaka kukubwira ijambo rigufiya gusa ry'ubuhanuzi mu izina rya Yesu. Itanze amahoro, ninde watera amahane? Imana yawe, Imana ikora ibitangaza, Imana irwana intambara tuzi nizo tutazi, Imana twiboneye n'amaso yacu, Imana twirebeye tutumviye ahandi. Kuko hari abantu babiri, hari umuntu uvuga Imana yabonye, hari n'uvuga Imana yumvishije, ariko kandi hari n'uvuga Imana yumvanye abandi. Abo bantu baratandukanye. Ndagira ngo nguhanurire uyu mugoroba, ya Mana wiboneye, ya Mana warebye ikora, iravugana nawe ngo itanze amahoro, ninde watabasha gutera amahane? Hari ijambo rimwe nkuzaniye. Imana ije gutanga amahoro, aho amahoro yarabuze. Imana yawe ni Imana ibasha kurwana ahantu hose, haba aho utareba, haba naho ureba. Icya kabiri, ni Imana itanga amahoro, ikayatanga imbere y'abari bayakwimye, ikayatanga aho bitashobokaga, ikayatanga aho induru zari zagurutse, ikayatanga aho abantu bari bagushungereye. Itanga amahoro. Iravuze ngo iramutse itanze amahoro, ninde uri butera amahane? Amen. Ijambo rya kabiri, iramutse yitwikiriye, ninde wabasha kuyireba? Hari abantu babiri, kandi babiri nibo bajya bahangana. Burya ntuhanganye n'abantu benshi. Burya iyo mwari mu babisha bawe, abari mu bakurwanya, ariko hari n'uri mu bakunzi bawe ugushyigikiye. Imana iri mu bagukunda, Imana iri mu bakwemera, Imana iri mu bakurwanirira, ntabwo iri mu bakurwanya. Umuririmbyi aherutse kuririmba aravuga ngo ninde wayikoma mu nkokora? Yahagurutse kurwana, ninde wayikoma mu nkokora? Yahagurutse kuvuganira umuntu, ninde wayirwanya?
yagurutse kugushingira igiti, ninde wayirwanya? Yitwikiriye ikihisha ababisha bawe, ikakwitwikurira ikakwigaragariza, ninde wagutsinda? Mu rubanza rwawe Imana yawe igiye kukuvugira, muri icyo kigeragezo igiye kukuvuganira, muri ubwo burwayi ije gushyira mu mahoro uwari urembye, impundu zikavuga. Muri ayo madeni agusakurije, aho Satani yavuze ngo ukozwe n'isoni, iyishyura iravuze ngo itanze amahoro, umwishyuza yaceceka. Kandi ijambo rya kabiri, itanze amahoro, abanyamagambo babura icyo bavuga bagahindura amagambo. Itanze amahoro, ninde watera amahane? Ndavuga itanga amahoro, ndavuga irwanirira abera, ndavuga irwanirira abasenga, ndavuga irwanirira abayishaka ku manywa na nijoro, ndavuga abayishaka abakunzi bayo. Itanze amahoro, ninde watera amahane? Umurozi watera amahane nahaguruke. Umurwanyi uzi kurwana nahaguruka arwane nayo. Yewe umuburanyi uzi kuburana ngaho nahaguruke atange ruswa. Itanze amahoro, ninde watera amahane? Iramutse itanze amahoro, ninde watera amahane? Hari ijambo rimwe gusa, icya mbere, uwari ubuze amahoro nayakire. Hari ibintu bikubujije amahoro, ndavuze ngo yakire. Yakire mu izina rya Yesu. Akira amahoro abanzirize igisubizo cy'icyo wasabaga. Akira amahoro abanzirize intsinzi y'urugamba ruriho. Akira amahoro abanzirize kunesha kwawe, maze amahoro abanzirize asa naho ashashe mbere mu mutima wawe. Kuko itanze amahoro, ninde watera amahane? Umwanditsi wa Zaburi aherutse kuvuga ngo kubwo kunyagwa k'umunyamibabaro, kubwo gusubiza umutima k'umukene, nonaha ndahaguruka. Umva nguhanurire mwene data, Imana ntiyagurutse kera, yagurutse nonaha. Iri jambo ni ryawe, ryakire mu izina rya Yesu. Kubwo kunyagwa k'umunyamibabaro, kubwo gusubiza umutima k'umukene, nonaha, 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 nonaha Imana yawe irahagurutse. Muri ako kazi irahagurutse, muri ubwo bushomeri bw'igihe kirekire Imana yawe irahagurutse, irashyira mu mahoro uwo bacuriraga ingoni. Uwo ni Zaburi yandika 12 ku murongo wa 6. Imana igiye guhaguruka ku kibazo cyawe, Imana igiye guhaguruka muri ibyo bibazo wari urimo. Imana igiye guhaguruka. Urangurike uvuge ngo amena. Bibiliya yatubwiye ngo ku murongo wa 30 mugarukeho, impamvu Imana igiye guhaguruka ni iyihe? Ni ukugira ngo utubaha Imana atime ingoma, atime ingoma. Kugira ngo uwo mupagani utarakebwe atima ku buzima bwawe. Kugira ngo uwo muntu ukugambanira, uwo muntu ukuroga, uwo mugizi wa nabi atime ingoma. Umaze iminsi usenga ubwira Imana ngo ntabara Mana, unkize uyu muntu, unkize ibi bintu. Uru rugamba ndwana sinzita imbaraga, ndananiwe, ndacogoye, ndabona amaboko andwanya ambanye manini. Ariko Imana yanze kutubaha Imana yima. Ntabwo utubaha Imana yima. Reka nongere mbisubiremo, utubaha Imana utakebwe mu mutima ntabwo yicarira ubuzima bwawe, ntabwo yicarira imibereho yawe. Imana dukorera irashyira mu mahoro uwo bacuriraga ingoni, uwo bagambaniraga, uwo bari barataye, uwo bari barajugunye, uwo bari barigije kure, uwo babwiraga ngo ugiye gukorwa n'isoni. Ariko Yesaya yarabihanuye, aravuga ngo nubwo mwanzenguruka mukangota, mukavuga ngo ikimwaro kiranzengurutse, aravuga ngo kuko Umwami Imana izantabara, nicyo gituma ntamwara, nicyo gituma nkomera, mu ruhanga rwanjye hakamera nk'urutare. Ngo kandi nimuhaguruke tuburane, kuko unsindishiriza ari hafi. Hari Imana ije kugutsindishiriza, hari Imana ije kukurwanirira. Ndagira ngo nkubwire, mwisengesho ngusengeye aka kanya, mwisengesho ngusengeye muri uku kwezi, mwisengesho ngusengeye muri uyu mwaka, mwisengesho nsenga, Imana yawe
yanze kutubaha Imana yima ku buzima bwawe, yanze kutakebwe, anyura iwawe, anyura mu buzima bwawe, anyura mu mibereho yawe, anyura mu bana bawe, anyura muri ako kazi ngo akagenze uko ashaka mu izina rya Yesu. Imana iravuga ngo nzaba umubisha w'ababisha bawe, ukurwanya nzamurwanya, uguhiga nzamuhiga, ugutega ibico urwobo acukura niwe uzarugwamo, ugutega imitego atega niwe uzayifata. Hamani yari umuhanga mu guca ibico no gutega, ashinga urumambo rwa mikono 50 ngo arumanikeho Morodekayi. Umva, urwo rumambo ntabwo Morodekayi ari we warugiyeho, Hamani nyiri kurushinga niwe warumanitsweho. Umva ijambo, ntabwo ndeba ibiguhagaze imbere, ntabwo ndeba amakuru wakiriye, ahubwo ucukura urwobo niwe uzarugwamo. Nyumva neza, ndaguhanuriye mu buzima bwawe, ucukuye urwo rwobo niwe uzarugwamo. Kandi Imana ntirya ruswa. Igihe cyose ukurwanya hagurutse, Imana irabireba, ibyategura niwe bigaruka. Imana ntigirwanisha intwaro zayo, irwanisha intwaro z'ababisha bacu. Ifata izo bateguye kudukubitisha akaba aribo bazikubitwa, ifata inzobo bacukuye ngo bazidutemo akaba aribo bazigwamo, ifata imigambi yabo ikabagaruka. Umva, itanze amahoro ninde watera amahane? Itanze amahoro ninde watera amahane? Umva uko Imana ivuze, mu cyimbo cy'amahoro wari ubuze, Imana iravuze ngo hari aho bagiye kubura amahoro bari bayakubujije. Mu cyimbo cy'umutego bari baguteze ugiye kubagaruka mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Ushobora kwibaza ngo birashoboka gute? Imana yawe ni Imana ibanziriza umunsi wo gukorwa n'isoni. Imana yawe ni Imana iza mbere y'umunsi wawe gukorwa n'isoni. Imana yawe ni Imana iza mbere y'umunsi w'amakuba yawe. Imana ntiza nyuma y'umurozi, iza mbere. Yazinduka karari wawe ariko Imana iramutanga, yazinduka gacurico ariko Imana iza kukurinda mbere yuko hagera. Nagira ngo nkubwire, hari umutego Imana iteguye imbere yawe, hari intebe yawe Imana ihagazeho, kandi urwo rugo umwanzi yarasabye Imana irarwimanye mu izina rya Yesu. Uwo mwana Imana imuhagazeho mu izina rya Yesu. Hari umuntu unyumvisha avuga ngo amena. Ndagira ngo nkubwire, itanze amahoro ninde watera amahane? Teliko seta rama shakoliwa zolima ya sota kosha ya masiko wa. Ndavuga ijambo rimwe gusa, Imana yanze k'ibyo byavuzwe byateguwe biba, ibiburijemo. Iravuze ngo itanze amahoro. Mu cyimbo cy'ubwo butumire wari ugiye kuzatumirwamo bukagutera agahinda, bukagutera amarira, Imana ihagaritse ibyo byose kubw'ijambo ivuze. Ndagira ngo nkubwire, ababisha bawe nta negosiyasiyo, ahubwo Imana ije kunegosiya nabo. Itanze amahoro ninde watera amahane? Ninde munyamaboko warwanya Imana? Ninde munyamaboko uzahangana n'Imana? Ninde munyamaboko uzatera imbaraga z'Imana? Dore Imana ibangukiye kugutabara. Bibiliya tubwira iki? Iravuga ngo nk'uko imvura na shelegi bimanuka bigatosa ubutaka, ijambo ry'Imana ntirizamanukira ubusa, ahubwo rizasoza icyo yaritumye. Iri jambo mvuze rije gusoza icyo Imana yagambiriye ku buzima bwawe. Mana yanjye, Mana yanjye, ndabona hari umurwayi ugiye guhaguruka, ndabona hari umurwayi Imana igiye guhagurutsa, ndabona hari umuntu umaze iminsi arwaye yarembye ariko Imana igiye kumuhagurutsa, ndabona hari imbaraga z'Imana zicecekesheje wararaga amajoro yibaza ibigiye kumubaho, yibaza agiye kwerekeza, yibaza aragana, yibaza uwasanga, yibaza uwo bari buganire. Imana iravuze ngo yewe urengana, Imana irakurenganuye, iragutabaye, iratunguranye mu izina rya Yesu. Aho hantu ntucyakorewe n'isoni, aho nyine muri abo bantu, muri uwo muryango, muri urwo rugo, aho hantu aho ukorera, aho ntabwo cyakorewe n'isoni. Imana iravuze ngo itanze amahoro ninde watera amahane? Numukoresha Imana yamucecekesha, niwo mukorana Imana yamucecekesha. Itanze amahoro ninde watera amahane?
itanze amahoro, ninde watera amahane? Ngo kandi ibyo bikorera kugira ngo utubaha Imana atima hagati mu bwoko bw'Imana. Umva yewe unkurikiranye, ibyo wasengeraga urabihawe, ibyo wasabye igihe kirekire urabisubijwe, ugarurira ibyo bari bagutwaye. Itanze amahoro niko ivuganye nawe. Garurirwa amahirwe yawe ya kabiri, garurirwa amahirwe yawe wambuwe, garurirwa ibyawe muri uyu mwaka mu izina rya Yesu. Muri uku kwezi reka uhure n'igisubizo cyawe, kuko itanga amahoro. Iravuze ngo iyo atanze ninde watera amahane? Kandi ikinguye ninde wakinga? Ikugururira amarembo y'amahanga, ikugururira imiryango y'imbere n'inyuma, isubize icyo umutima wawe usaba, kuko ari Imana ishobora byose. Ndagira ngo ngusengere muri aka kanya mu ijambo rimwe gusa. Itanze amahoro ninde watera amahane? Yigeze yayatanga, ifata Abisirayeli bambuka hejuru y'inyanja, Farawo abigerageje ararengerwa. Igiye kugwa amahoro, uzagerageza kukwiruka inyuma hari umuraba uzamumira. Iguhaye amahoro hari utazongera kwirirwa yiruka inyuma y'urugo rwawe utaramutumiye, kuko hari abarinzi bihamagaye barara bacuragura iwacu. Abo imbaraga z'Imana zizabakubita hasi. Ndagira ngo mvugane nawe, ayo mafaranga wishyuzwa Imana irakwishyuriye. Uwo mwenda wa banke Imana irawukwishyuriye. N'Imana y'icyamunara igitesheje agaciro mu izina rya Yesu. Uzi ijambo nkubwira, Imana igiye kuguha inzu muri uyu mwaka. Imana iguhaye iyo nzu uri gusaba, usabye iminsi ariko umwaka wagezeho kwihabwa. Ukwezi nuku Imana iragutabaye. Habwa mu izina rya Yesu, akira mu izina rya Yesu. Kandi Imana yawe ni Imana ije kuvuguruza ibyari byakozwe mbere. Umva, ibyakozwe mbere bitaye agaciro mu izina rya Yesu. Ibikozwe nona Imana ibahaye agaciro iteka ryose. Nyumva uvuga ngo amen. Ndagira ngo ngusengere, ndagira ngo mvugane nawe. Imana nkorera itanze amahoro. Aho hantu iratanze amahoro, aho hantu iratanze amahoro. Muri bene wanyu indi uzavugaga iratanze amahoro. Ninde uzatera amahane? Ninde uzatera amahane? Imana ivuze ngo nihabeho, ninde wavuga ngo ntibibeho? Imana ivuze ngo nibikoreke, ninde wavuga ngo ntibikoreke? Imana ivuze ngo nibivuguruzwe, ninde wabikomangira akavuga ngo ngenda byemera? Yatesheje agaciro ibintu, ninde wabihesha agaciro? Ndagira ngo nkubwire, hari ibyo Imana igiye gutesha agaciro, ihesha agaciro ubuzima bwawe. Urabyakiriza ngo amena. Yemeye mariage ninde utashyingirwa ku mugaragaro akagenda bose babireba. Yavuze ngo nihabeho mariage, iraba. Yavuze ngo nihabe hakuhabwa akazi, Imana ntabwo ijya gukomanga, iyo niyo nyiri imiryango. Ivuze ngo nibibe, ninde wabivuguruza? Ivuze ngo inzira ziracitse. Iyo ndabona hari umuntu Uwiteka akoye igisuzuguriro. Iki kimwaro umaranye iminsi Imana ikikuvanyeho. Iyo nzira utarebaga wahora gusenga ngo Mana ncira inzira, Imana igiye kugushyiraho inzira utaruzi. N'Imana idushyiraho ikiraro cyari cyacitse, Imana igiye kugushyiraho ikiraro. Itanze amahoro ninde watera amahane? Ndagira ngo ngusengere. Mana mu izina rya Yesu, iri jambo ni wowe waryanditse kandi wamirisha ibimenyetso n'ibitangaza ijambo ryawe. Uryakiriye wese nahabwa umugisha, uryakiriye wese nahabwa ihumure mu izina rya Kristo Yesu. Tori masikonema dali washaya maya soberema oni washata kosa liwa maya. Ndagushimiye mwami, uyu muntu wasabaga impapuro z'urugendo ndagushimiye kuzisinyiye. Uyu muntu wasabaga ibyangombwa yari yarariganijwe, ndagushimiye kubyerekanye maze Mana ukamuruhura. Uyu muntu waburanaga urubanza bamuhuguje, reka umuburanire mwami. Uyu muntu Satani yahagurukiye kugira ngo abase umubiri we amuteze kurara atasinziri, arara ataryamye, ndamusengeye mu izina rya Yesu. Imbaraga z'Imana ziterura nizimuterure ku gisasiro cy'uburwayi, zimukize kuko uri Imana ikiza. Uyu muntu uri gusengera abana musubize. Uyu muntu uvanga ahantu ndi Mana ndinda gukorwa n'isoni, reka abantu be kunshungera, murinde kashungerwa.
murinde ko abadayimoni bamushungera, murinde ko abagome bamushungera. Umwanditsi yaravuze ngo kandi ikimenyesha yuko unyishimira nuko umwanzi wanjye atazavugiriza impundu kunesha. Reka umubisha ye gukoma mu mashyi, reka umugome ye gukoma mu mashyi, reka wifuza ibyago bya bene data ye gukoma mu mashyi, reka wifuza ko bagubwa nabi ye gukoma mu mashyi. Mu cyimbo cyo kugira ngo abari gukoma mu mashyi, uduhaye ko ari twe dukoma mu mashyi. Urakoze mwami, urakoze ko uyu munsi ugize icyo ukora kandi ijambo ryawe. Ndagushimiye ko urerekeresheje ibimenyetso n'ibitangaza. Ndagushimiye mwami, uyu muntu wizeye hagurukana nawe mwiri sengesho, usubize icyifuzo cye. Uyu muntu usenze iri sengesho, reka mwami umuha amahoro, muhe amahoro, muhe amahoro, muhe ibyishimo, muhe umunezero, muhe gusohoka mu mbyino z'abanezerewe, muhe gushima mu rusengero muri uku kwezi, muhe gushima mu rusengero muri uyu mwaka, muhe gushima mu rusengero, maze abazabireba bose bazatangazwe n'ibyo ukoze. Ntabwo uvuze urakoze, ndabizi neza, umutima wanjye wemejwe nuko uwusenze iri sengesho Mana umutabaye. Urabaruhuye mwami w'abami, hari igitangaza ukoze ku buzima bwabo. Ndagushimiye kubw'uyu mugabo wizeye, ndagushimiye kubw'uyu mugore wizeye, ndagushimiye kubw'uru rubyiruko rwizeye, ndagushimiye kubw'aba bana bizera. Ijambo ryawe riratubwiye ngo kandi iyo utanze amahoro ninde watera amahane? Ni bene wacu tuva indimwe, ni bene wacu batugendaho, ninde watera amahane? Imana iravuze ngo tuza umubi, Imana yanze ko umubi yima ku buzima bwawe. Yabwiye Nahumi iramubwira ngo genda uvuge ngo yewe Israheli we, ngo dore ibirenge byuzanye inkuru nziza akamamaza iby'amahoro. Yewe runaka we, izina ryawe urarizi, komeza ibirori byawe byera, komeza ibirori byawe byiza, komeza ibirori byawe muri uyu mwaka, komeza amahirwe Imana igushyize imbere, komeza umunyabibi atsembweho, umurozi atsembweho, umugambanyi atsembweho, umunyamunwa atsembweho, umuntu wagucurikuriye imva ngo aguhambishe. Kandi Imana iravuze ngo iyo mvigiyemo ubusa mu izina rya Yesu. Imana yawe ni Imana ibanjirije mbere y'ababisha bawe. Igihe bari bagambiriye ko bari bubikorere, Imana ije mbere yabo, iravuze ngo itanze amahoro, ninde watera amahoro? Ije kugutabara, ninde wayikoma mu nkokora? Irasubije kuko ari Imana igira neza. Akira mu izina rya Yesu, akira mu izina rya Yesu. Iri jambo ni iryawe, ryakire. Iri jambo ryizere, iri jambo risengeremo, iri jambo ryature, iri jambo rivugiremo amagambo akomeye. Urihagarareho kuko ari ijambo ryawe, kandi ibimenyetso byaryo urabibona vuba bidatinze. Uwiteka arakuruhuye kandi Uwiteka agukijije ibyago, Uwiteka kubaye hafi. Dore agiye kugendana nawe, dore azabana nawe muri izo nzira, dore azabana nawe muri iyo bizinesi, dore azabana nawe aho hantu, azahagararana nawe kuko ari Imana ikubambiye amahema. Urakoze Yesu kusubije ubwoko bwawe, urakoze kubikoze, urakoze kubagiriye neza. Tugukomeye amashyi tugushimira mu izina rya Kristo Yesu, amen, amen.